Yes, ndabasuje kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza mwe mwese mukurikiye Zacu Football TV. Mwese ko muri muratureba uko muri kubona twambaye jezi z'ikipe imwe. Ushobora kwibaza ngo ese umunyamakuru byagenze gute kugira ngo yambare jezi yisanishe n'abafana. Ubaka kanya nge se ndi umunyamakuru ndabyanze. Uyu munsi nisanishije n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nimumbara mu banyamakuru sibyo ko nanabyanga. Ubundi ngiye tuba turi hano kuri YouTube nk'abantu baje gushimisha abantu cyangwa se no kuvuga ibintu bitagenda neza n'ibigenda neza. Uyu munsi ndi kumwe n'abakobwa bakiri batoya kandi beza. Ndi kumwe n'umukobwa waririmbye indirimbo ya Rayon Sport. Iburyo bwanjye ubwo niho ndi kuvuga, ibumoso bwanjye naho ndi kumwe n'undi mukobwa nawe usa neza koko. Yambaye n'uduherena yigize nk'umuyisilamu. Sinzi niba ari byo muratangira mwibwira abakurikiye Zacu Football TV. Murakoze, amazina yanjye nitwa Anike Bihogora. Murakoze, nitwa Ishimwe Christella. Witwa Ishimwe Christella? Kurangiza vuba kuvuga. Christella umeze ute? Meze neza. Meze neza. Turasharinga mikoro gutya ubwo nawe uzajya utuganiriza. Ariko reka noneho duhere iburyo bwanjye. Waririmbye indirimbo ya Rayon Sport. Ariko si cyo cyane cyane ngiye kubanza kuganira n'abantu. Ahubwo tuje kwikinira akagame ahanga. Tugiye kubaza ngo muri football muri abantu mwambaye izi jezi murazikurikirana uko byagenda kose. Aha mu mufuka wanjye harimo ibifaranga byinshi umwabantu. Nabigendanye ako mwihangane munatsindwe nimuze kundi ndumva nkiyashaka. Ni munsinda abafaranga ngenda yaba. Ariko tutugira ngo twinjize abantu muri mood neza. Turakora ikiganiro cy'iminota mike cyane. Banzu uririmba akaririmbo ka Rayon Sport kugira ngo batanagira ngo iyo jezi wayambaye kubw'impanuka. Wanditse amateka Rayon Sport FC, amakipe yose urayatsindagura, ihonotse umutima uwudihagura, utera insigane n'igitutu yokejwe na Rayon Sport, ikipe y'Abanyarwanda. Wow, ikipe y'Abanyarwanda. Nesa pere ni yabandi. Ibyo simbi. Ibyo biranayireba bayo nabo bazavuge banyirayo. Christella, twinjize mu kiganiro nawe tubwira akantu uko uyu munsi. Ndiye nishimiye kuba ndi kumwe n'umutumirwa wanyu Anike Bihogora w'umuhanzi mfana kandi kumwe n'umunyamakuru mwiza cyane. Uhuye n'umunyamakuru uhuye nanone kandi n'umuhanzi wafanaga waririmbye indirimbo za Rayon Sport. Ariko by'umwihariko reka tubwire abakunzi ba Rayon Sport bose tubifuriza umwaka mushya. Ngiye kubara gatatu tubabwire duti Happy New Year. Rimwe, kabiri, gatatu. Abakunzi ba Rayon Sport Happy New Year. Wabyishe. Turagira gutya. Ese nawe ego. Rimwe, kabiri, gatatu. Abakunzi ba Rayon Sport Happy New Year. Ewana, ibi ni ibyiza cyane kugira ngo buri muntu wese ufana ikipe ya Rayon Sport abe fresh, abe sawa. Hano rero niba bibona gutya nibumve ko ni tandukanyije n'andi ekipe yose. No mu bafana ba PL nzajyamo, ni gahunda natangiye. Uyu mwaka urarangira abafana bose mbasuye, yaba abafana ba Rayon Sport, abafana ba APR, abafana ba Ako Kiyovu ntago nzajyayo, ndabihinduye. Kiyovu bari kwitwara nabi. Oyasha. Yes, aha rero mafite amafaranga. Mfite amafaranga yanjye ni make ariko nayanjye. Yego. Nzajya nkubaza ikibazo kijyanye no muri sport. Nge mwambwiye ngo mukurikirane ibintu bya football, ariko nge navuze ni murambeshya tu. Hari ukuntu umuntu bajya mugurira akajezi agiye nko kuri stade ugasanga aguriwe akajezi na sheriwe atazi byari byo akapfa kukambara. Sibyo? Ngiye kubabaza ikibazo, ugitsinda nko kubita inote y'igihumbi. Ndakubaza bibiri, ubitsinda ngo inote ya 2. Turagiye kujyana na. Yego. Wambaye jezi ya Rayon Sport, ndahera iburyo bwanjye. Iyo jezi kabone nubwo kabara gatoya, uretse uyareba. Uyareba. Igizwe n'amabara ngahe? 2. Igizwe n'amabara 2. Ndakubaza ikibazo cya kabiri. Rayon Sport amazina ya perezida wayo yitwa nde? Yitwa Tadeyo. Irindi? Ntabwo ndi kurikurura neza.
bibiri ntabyo ubonye cyakora ndagwasenye se atadeyo yewe akira no kwagore muri jezi wambaye unane no kuraba barambayemo igizwe n'amabara ngaye ane harimo ubururu umweru umuhondo n'umutuku aha twagiye iburyo bwanjye ibumoso bwanjye ikibazo ngiye kukubaza mu kibuga umukino uhurirwamo n'abakinnyi bangahe bose hamwe ari amakipe abiri yakinnye 24 24 nibo bari mu kibuga ikibazo cya kabiri kapiteni abashinzwe iki mu kibuga ndumva yabashinzwe nko kureba nyine umuntu uri kwitwara nabi akamuyobora kwitwara nabi ubwo ni nka duwaye cyane diregiteri tumuhangaye ni 0 ubwo ntabwo ari 0 ni 0 reka ngo ukosore kugira ngo ubimenye mu kibuga habamo abakinnyi 22 ikipe igira 11 n'indi kipe ikagira 11 yiyongeyeho bari wongeyeho abandi babiri abandi babiri ubakuye mu ikipe ye aha abakuye mu ikipe ye none nanjye ngiye kukubaza ikibazo bande tushe ni iki bande tushe iyo bavuze ngo hari abakinnyi bicaye kuri bande tushe dusobanure bande tushe ni hehe ni iki yicaraho abantu bameze gutya kwa kunda abicaye abasimbura twa dutebe tuba turi hirya y'ikibuga hicayeho nyine abo bakinnyi ya nyine we bimbwire niba ari byo ntabwo gutekereza mbwira ibyanyabyo nicyo gisubizo wampa nakubwira ko ari turiya dutebe nyine tuba turi hirya y'ino zayicayemo abakoca n'abo bakinnyi harimo abasimbura n'abo bakoca nyine abantu bayobora umukino kuri match abasifuzi baba bafite uruhare muri uwo mukino bose baba ari bangahe baba ari 4 reka gukubita kibiri cyawe kibiri cyawe ukabura gitsindiye twagiye wowe nta n'ijana uragera ubundi mu Rwanda shampiyona ikinwa n'amakipe angahe